na Bikira Mariya ndamukunda rwose, ndamukunda cyane, n'ibyigisho ndimo muteguraho nshaka kuzamuvugaho. None se ndi kwibaza ukuntu abarokore bari bubyakira. Bagomba kubyakira. None se Sabe ko ndirimba Esteri wagiye mu rugo rwa Vashti, haririmba Dawidi wabashije gusambana akica n'umugabo w'abandi, sibyo? Haririmba Aburahamu waryamanye n'umuja we, haririmba Yakobo wariganije umugisha, kandi ngasenga ngira Imana ngo mpakuba nka runaka, ngo kwizera nk'uko ari runaka. Yobu simwigisha abantu, we niyavumye umunsi yavutse agashaka no gutonganya Imana, Imana ikamubwira iti buretse gakeya, bamba ijuru wari hehe, ibintu nk'ibyo. Kuki ntashobora kuvuga Bikira Mariya wabyaye Yesu, wabashije gutwara Imana mu nda akayitwita akayibyara? Urumva ngo jambo yigize umuntu kugira ngo abane nawe, umukobwa Imana yanyuzemo kugira ngo ibashe gucungura mutesi, sibyo? Nubwo dusoma ngo ko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho, nta bundi buryo yamutanze usibye guca muri Bikira Mariya. Kuki numva abo bose ngewe imbere yanjye bazi inyuma ya Bikira Mariya, kuko niwe utavugwaho icyaha na kimwe, niwe utagira inenge, nta kintu na kimwe birigaragaza, nta byaha bavuga yakoze, nta nenge bavuga yakoze, n'uburyo yemereye ubushake bw'Imana ni uburyo bukomeye cyane cyane rwose, akemerera marayika ati ndi umuja wa Nyagasani, ibyo uvuze bingirirweho, akemera gutwita inda atazabasha kudefanda ngo niyo umwuka wera. Ubwo sibyo wabibwira so na nyoko na shangazi? Akemera guhanga akajya ku gise, yemera kubyara umwana azi ngo ukuntu azitwa ngo uje gucungura, akemera kurera umwana atazatunga mu rugo, abyarira ahantu habi, guhungana umwana. Urumva ngo guhungana umwana ngo mumuhungane, ngo Herode agiye kumwica, ukajya mu buhungiro, umwana uri guhungana nta mazi azakuvomera. Ibyo nabyo buryo byibuke, ngaho wamubuze bati nyoko na bene so bari kugushaka, ngo mama ngo nabe ngo naba turi kumwe. Umwana ubwira uti dore ibinyobwa birashize, ati mugore tubigendanyemo dute? Bikira